Turagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques Channel, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe ahantu uherereye hariho hose. Uwiteka akomeze kubana nawe kandi akugwiriza ibyiza mu maboko yawe, akongerera imigisha mu byo ukora n'ibyo ugerageza kuba wakora. Uwiteka nahire imirimo y'amaboko yawe rero, kuko twifuza kubana na buri wese. Uko mudutega amatwi mugafungura videwo zacu, ni ukuri ni iby'agaciro. Bigaragara yuko ntabwo ari ibintu byo guteshwa agaciro, mubikora kubw'urukundo mumfitiye kandi nanjye mbafitiye urundi. Ni nayo mpamvu nticara nkavuga nti reka ngende mbagezaho ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino. Ubwashize twababwiye ku ntoryi, dusanga ni umuti mwiza cyane ushobora gukora ku bintu byinshi. Ufite ikibazo nanyarukire kuri videwo yabanjirije iyi ngiyi, maze yirebere ukuntu intoryi zishobora kuba umuti kandi zikaba zanaribwa zikavamo indyo nziza cyane. Aka kanya reka tunyarukire muri iyi kampani ikomeye cyane yitwa Nutrition and Marketing. Ni kampani nziza cyane, irimo iratanga akazi ku bantu bose aho waba uri hose. Ntabwo iri kwita yuko uri mu Rwanda, ntiri kwita yuko uri muri Congo, Uganda, Uburundi ndetse n'ahandi. Aho uri hose, ibihugu byinshi imaze kubigiramo uruhare, imaze kugenda yageramo, kuko ni kampani y'Abahinde iri kugenda izamura imibereho y'abaturage benshi cyane ibinyujije mu kuba yabaha akazi. Bafite ibikoresho byinshi cyane, bafite ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi. Ni nayo mpamvu cyane twayihisemo, kubw'uko twasanze ibyo bakora twenda guhuza. Ariko bakagira n'ibikoresho bya elegitoronike, bakagira telefone nziza cyane, aho bashobora kukubwira ati turaguha igikoresho cya elegitoronike ariko tukurinde ingaruka zishobora kuba zakivaho, nko kuba ushobora kuba wahura n'ibibazo. Urabona nk'izi telefone zitera ibibazo bigiye bitandukanye. Usanga barakubwira bati telefone ishobora kugutera amaso, telefone ishobora kuvaho ibibazo bigiye bitandukanye, ariko turaguha telefone ifite ubwirinzi ku buryo ibyo byose udashobora guhura nabyo. Ndetse bagasimbuka bakakubwira ngo ibi biryo turya kuko binyura mu nganda nyinshi, ariko twazanye uburyo ki bishobora kuba wabirya ariko ntibikugireho ingaruka. Rero muri ubwo buryo reka mbabwire ko mushobora kugana na Nutrition and Marketing kugira ngo babe babafasha ku byo mwaba mufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Bafite padi nziza abadamu bashobora gukoresha, aho ushobora kuyambara ikamara umunsi wose itarigera iva ikibazo cyose waba wagize, itarigera imena. Iyo padi ni nziza cyane kuko ivura infection, ikoranye umuti ishobora kuvura infection, ishobora kuvura mu myanya myibarukiro, ibasha gukoramo ikibazo cyose yaba ifite. Ishobora gukoramo ikoranye umuti ishobora gukoramo amasuku. Umva, ni pads nziza cyane. Ibyiza byayo byinshi wabisanga kuri Nutrition and Marketing. Ubwo ngubwo wabagana bakagufasha. Nimero ubwo ni za zindi duhora dutanga, maze tukakuyobora ukaba wabasha kwifasha. Uyu munsi muratubwira ngo mutuzaniye iki? Ntabwo tuje imbokoboko, tutaje imbokoboko, ahubwo tuje kuvuga ku cyatsi abantu benshi bakunze kwita igihengeri, ndetse abandi bakacyita umuhengeri. Uyu muhengeri rero abantu bakunze kuwubona nk'icyatsi kiri aho
kidafite ibintu bidasanzwe, kidahambaye, kidasakaje, ariko ni icyatsi cyiza cyane gishobora kukuvura uburwayi bugiye butandukanye tugiye kuvuga. Abantu benshi mwambaza ngo umwana wawe kuki yiga ariko ugasanga mu ishuri ntabwo afata, akunze kwibagirwa, cyangwa se umuntu mukuru akunze kwibagirwa. Ikibazo ni icyo, ariko igisubizo cyabonetse. Mu gihe nawe kandi ukunda kwibagirwa, umuti ni uwo nguwo. Abantu bakunda gufatwa n'ibizungera cyangwa se ugasanga urimo urazungurira, nguyu umuti ngiye kubaha. Umuntu ukunda kumva nta ntege afite mu mubiri, ngiye kumukubita icyayi maze agikoresha ubuzima bwe bumere neza. Rero abantu benshi mubona iki cyatsi cyangwa se iki giti nk'igiti gisanzwe, ariko iki giti ntabwo gisanzwe umuhengeri. Genda rero ushake amababi yacyo, yanika ahantu mu gacucu ntiyume neza. Aya mababi yateke muri arya mazi unywamo icyayi. Ya mazi y'icyayi yatekemo, uyashyiremo wamaze kuyabiza. Fata rero kino cyayi buri gitondo, ushake uburyo ki wakwiyitaho iki cyayi mu muryango, nka kurya ukoresha amajyani, ahubwo uyasimbuze iki cyayi. Yakoreshe cyane. Genda utangira kuyitaho. Wa mwana wawe ubona yuko ku ishuri byaranze, ubwenge burongera bugaruke. Wowe ukunda kwibagirwa cyane, ubwenge burongera bugaruke, bwongere buturune neza. Wowe ukunda kumva ari nta ntege, koresha kino cyayi. Rero uyu munsi nari nabazaniye iki kimera cyitwa icyayi. Reka tugarukira aha, ariko mbere yuko tugarukira aha bavandimwe, tugeze kuri subscribe 4200. Birashoboka yuko twagira 10,000. Birashoboka wabishatse, nanjye nkabishaka. Kanda subscribe rero wowe uhageze ari ubwa mbere, ndetse wowe usanzwe atari ubwa mbere, shyiraho like, ukore comment, ariko ukore share na mugenzi wawe abone ibingibi, kuko niba utabasha kubibona nyine birashoboka yuko twabigushakira, ariko byibuze nawe yiyeranje dukubite ako subscribe, ushyireho like, ukore comment. Urabukoze cyane. Uwiteka